yaradukambije agahanga. Ino si witaye ku makuba n'ibigeragezo n'amashyari yuzuyemo, wava ku isi udasetse bro, kandi ni wowe wihima, ni wowe wiyangiza. Natwe stress ziturenga bro, ugakakara ugasenga ukabona ibintu byabaye danger, ariko ukabwira Imana ati nyambutse iyi minsi mibi. Abdu unjamba yale malaikara awe etiko tano sisero munila jagamdulinga munila jagamuonga tajebol deni tajebol deni tajebol sincero munila jagamdulinga munila jagamuonga tajebol deni tajebol tajebol deni tajebol ole 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 abdu jambale ole yale malaikara ole juga ulai choge ole tano siselo ole munira ole jagamdulinga ole munila ole jagamuonga ole 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 abdu jambale ole yale malaikara ole juga ulai choge ole tano siselo ole munila ole jagamdulinga ole munila ole jagamuonga ole
turabasuhuje abakunzi b'umuyoboro wa Started nk'ibisanzwe ni Started muvugana tuba twimara agahinda ducuranga kino siba yuzuye amakuba n'ibyago byinshi n'intambara nyinshi ariko twaje gusanga yuko tutishatsemo umunezero twava kuri ino si tutishimye yego wava kuri ino si tutishimye ntago ari uko twagafashe ntago ari uko twageze iyo tujya ahubwo ni ukugira ngo twishakemo umunezero tutawushakiye mu bindi bintu ibiyobyabwenge murabizi urubyiruko ukuntu rwiyahuza ibiyobyabwenge hari ibyaje byitwa no test ukoraho rimwe ukagenda ugiye ukabura raburije nyine yatangira gucira inkondo ariko twebwe twahisemo kujya dushakira umunezero mu kantu gato gusa nawe niyo waba utaramenye Yesu Kristo kuko niwe utanga umunezero nyakuri urambye ariko gerageza wishake umunezero wige kunyurwa n'urwego uriho ushakira umunezero muri wowe kuko umunezero nyakuri uturuka muri wowe nta guturuka mu mafaranga nta guturuka mu mitungo nta kundi twabigenza utazabona duharanira kubaho twishimye cyangwa tubivuga kenshi mukagiye twaragafashe ngo nuko wagezewe cyangwa udafite ibibazo oya natwe duhora n'ibibazo ariko nta mpamvu yo guhora dukambije agahanga ino si witaye ku makuba n'ibigeragezo n'amashyari yuzuyemo wava ku isi udasetse bro kandi ni wowe wihima ni wowe wiyangiza mission yacu no muri no kwita ku buzima bwo mutwe duharanira kubaho twishimye kugira ngo tugabanye impfu z'abiyahura n'amadepression cyagahinda gakabije n'impfu z'abiyahuza ibiyobyabwenge mwebwe mwakoze subscribe turabashimiye Imana ikomeze bahe imigisha namwe mutarakanda subscribe turabakangurira gukandaho kuko nicyo kimenyetso kitwereka ko ibyo dukora bifite umusanzu ukomeye muri societe mwe muri mu makuba mwihebye mwumva byabacikiyeho Imana borohereze kandi ibahe n'imbaraga zo guca muri ibyo bihe kuko buri kintu gifite igihe cyacyo cyagenewe hari igihe cyo guseka hari igihe cyo kubabara hari igihe cyo gusonza hari igihe cyo kurya menya kwihangana mu gihe urimo kandi menya no kugenda mu gihe urimo kwitwara uko bikwiriye mu gihe urimo udafite abuhungabanya yego mission yacu nuko nguko imeze ntago kuba dufata gitari tugacuranga tuba twaragafasha ahubwo nuko ari wo mugambi wacu niyo mission yacu igihe natwe stress ziturenga bro ugakakara ugasenga ukabona ibintu byabaye danger ariko ukabwira Imana ati nyambutse iminsi mibi yego nta mpamvu yo kwiheba ngo wigunge niba wumva kwiyakira byanze gerageza wegere n'abandi muganire wasanga wenda bafite n'ubuzima bukakaye barimo burutu bwurimo ku buryo muhanya mayide wakumva wowe ibyawe byoroshye dukanga urubyiruko kwirinda kujya mu biyobyabwenge kuko ni mwebwe ubwanyu byangiza mbere yuko bihombya umuryango wanyu n'igihugu ni mwebwe bihombya muba muri kwihombya mukayoyoma mukazezengera ibiyobyabwenge si byiza bro niba nawe byarakubase Imana ikorohereze kandi ufata umugambi ukwiye uhamye wo gukatira ntago byakugira Babylon bro oya ntago waba Babylon uko waretse ibiyobyabwenge nta nubwo biniga uko wasfasha ibiyobyabwenge uko wakwikiye bro kubiniga ni mind ni mu mutwe ni ibitekerezo byawe gutera imishinga gutera map bati nzakora iki niki ngere kuri icyure niga bro respect uko hustling uko hatana kugira rebe ko wabaho uburi niga ntago kubiniga ari ukuyoyoma ntago ari ukuzezengera kubiniga bro oh my goodness respect for those who have already subscribed peace tuzasubirana akagaruka amahoro n'imigisha byanyu komeze kubana namwe tuba twanze kubicisha irungu batarika abantu bacu bemeye bagafata umwanzuro bagakanda subscribe kubera iki twatuma bicwa n'irungu mwebwe mwaduhisemo Imana ibaha umugisha kandi amarembo arafunguye ku muri YouTube channel yacu ku muyoboro wacu gake bizagenda byemera ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ibitekerezo byanyu turabyakira yaba muri comment yaba guca mu gikari kuri WhatsApp number tuba twashyizeho kuri social media hose watubona ni start doing it's time of doing what you are supposed to do because tomorrow is not yours. Your time is right now. Igihe cyawe ni ubu ngubu kirubu ejo sahawe kora icyo ugomba kubukora ariko ukore neza utazicuza. Igihe kiba kigenda kidusiga
haranira gusiga ibigwi, haranira gusiga amateka, haranira gusiga inkuru nziza imusozi, inkuru zasigira abana bawe n'abuzukuru bawe. Siga umurage ku isi. Imana ibarinde ikomeze bahe imigisha. Twarabwiye ngo mission yacu no kwita ku buzima bwo mu mutwe, byanakunda twagera ku bababaye tukabihanganisha, tukabaganiriza. Bamwe mwumva baratawe, akaba ari akazi katoroshye kuko nta nubwo wanagenda gutyo ngo ugende gutyo gusa, hari ako ushobora gusiga. Namwe turabashimira bajya baje mu gikari mugafasha abo twagezeho tubaganiriza. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. Nta mpamvu y'umwaga, tugomba guharanira kubaho twishimye. Ibyadukakaza, ibyatubuza umunezero ni byinshi, yaba ari abo tubana baraduhungabanya nabo, yaba ari ibyo dukora nabyo duhura n'ibiduhungabanya. Ahantu hose hari amakuba n'ibyago, ariko Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Kandi umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu. Imana yaturemeye ujya twishime, ntabwo yaturemeye kubabara. Nafashe gitari ngo nishimemo, ndirimba Tajabon. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira, mwe mutarakora subscribe, mwe kuri subscribe. Peace.